Bwiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com ndakuramukije kandi nguhaye ikaze mu makuru agezweho, amakuru ari kuvugwa hirya no hino. Magashi ndagusuhuje. Urahomekeye. Se buranda ahubwo wiriwe maga. Uriwe. Kuko turi kwirwana muri iminsi. Wiriwe neza muraho abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com turabasuhuje aho mutwuva muherereye hose. Imana ibagirire neza. Magashi turi gukora ijoro n'amanywa. Mu mvura no kuzuba kandi twarabyiyemeje meke. Magashi kuri ijoro tukadusuje abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com ndetse na Magashi TV. Tubabwira ngo wowe utarakora subscribe ukore, nyabe kandi ujye ukora na share, ukore comment, uduhe morale. Ikintu uko twabwira abantu bifuza gutera inkunga Bwiza TV, nyamuneka umwanya wanyu dushimira abikoze, dushimira Mukarukaka, dushimira Rose Bubanje, dushimira Desire, dushimira n'abandi n'abambwira ati ntumvuge ntumvuge cyane bari baguhereje nanjye uraza kumpereza abo ndivuga bose hari n'abagize uruhare mu kubaka studio ba Mahmoud, Mire King, ba Innocent, abantu mwese muhora muvuga muti nyamuneka courage ba Damian Nkaka, aho muri mwese nituzadukora ibiganiro byiza mujye mwigurira, dukora ahantu heza mujye mwigurira kamwe. Nibo batumye tuhagera kandi babigiramo uruhare kugira ngo ibyo si n'inkunga gusa kuko bahafi akuze nkayo mabre abantu yo mvuze inkunga bashaka kumva wenda kara amafaranga dushaka cyane ako n'umuntu kubwira ngo oya byonyine mabre Nkaka, Innocent Belgique, ba Joseph muri Amerika n'abandi nkabo mwese machi respect ba Goreti Gogo Jacques Gasirabo mwese aho muri mujye mwumva ko duzirikana uruhare rwanyu cyane hatabaho umusanzu wanyu wo kutuba inyuma ntago umuntu yakomeza kuza amagara. Rimwe na rimwe hari umuntu acika intege, hari abantu bagutuka, abandi baguhamagara bagutuka, aho kuguhamagara ugira ati vraiment ndagushimiye wakoze wenda gukosora inyuma, aguhamagara niko hano iki mukora urumva ahise deja already akujyana muri mood itari ariko abandi bavuga ati neki ariko akavuga ati amakuru akaza gusota ariko buriye gurya na gurya haguye igitekerezo cyane. So abakwankuraje aguha courage vraiment mwese mwubahwe. Twahirwa uri mu Bubirigi ntago njya mbura kumusuhuje rwose uriya mugabo w'Imana. Nakomere hanyuma Antoine mu Busuwisi nawe nakomere. Magashi rero Antoine Desi Karega abantu bajyumva ko Karega ejo bundi bamwiciye inkani ngungu birababaje. So rero abantu rwose mutu hafi mumve ko ni mwebwe mutuma tuba hano, ni mwebwe mutuma tuvuga rwose mwubahwe kuko reka mbabwire Magashi leta ya Kongo yafashe amafaranga yasuka mu binyamakuru no mu bantu baba opposition y'u Rwanda cyane, yasuze amafaranga mu ba social media cyane ku isi yose, za Facebook, ku isi hose ibinyamakuru byose yarabiguze n'aba YouTubers. Niyo mpamvu ubona barya burusheti z'abantu hano Igoma abantu bakicecekera. Rero twebwe yabahaye junjama turimo ukora bino bintu uko tubikunze kuko tugomba kuba ijwi ry'abantu bababaye, dukorera amafaranga twe nta leta dufite ziyaduha gusa dufite amahoro yaho gukorera cyane, ibyo biraduhagije. So Magashi wenda kwakira mu kiganiro aho tugiye kujya kwanza mu makuru agezwe. Amakuru ari gucaracana he Magashi? Amakuru arimo gucaracara nuko aho bita hano mu bihambwe neza nahangaha za Kagundu, nahangaha rwose urimo wambuka ugera ahantu bita mu Rubaya bwana Meki. Mu Rubaya rero M23 yagukubitiye FDLR bari kumwe na PSRS Nyatura, abari kumwe na abarundi benshi cyane, urabizi ko bafite edikota hariya zose ziruzuye. Abo bose rero kwa kundi bari biyongoje nyine kwa kundi bamenyereye baza, urabona pressure bamaze iminsi bataka buri munsi, bataka M23 baturuka hariya. None uyu munsi yavuze ati sasa ngo yatubapatiye cyamutema kundi yabakubise ahangaha kandi tubutse ko M23 nyuma yo gufata bihambwe igafata Kagundu ubiri kwerekeza mu Rubaya nayo dushaka kumva ngo isane sango yafashe. Dushaka ko turi hano no gushyira iki kiganiro byamaze gufatwa. Ahangaha kandi tukubwire ko Rubaya harimo imitwe myinshi cyane, harimo imitwe ya Maimai, harimo Paleko, harimo FDLR, harimo CNRD, harimo Maimai Muzungu, harimo aba bose kandi tuvuge wenda nk'abantu bazwi, harimo witwa General Kigingi, harimo
Mutayomba na wa wundi wa Mahoro niho yahoze tarafatwa yafashwe na Mayanga arafungwa harimo abantu benshi cyane so rero tubabwire ko M23 ngo ikwerekezayo nayo byanga byakunda tushobora kumva isanze mu maboko ya M23 tumaze bituvuga ko M23 igizafata Ngungu igafata mbere twavuga ko nifata Nyanzare igafata Ngungu igafata Rubaya izabirangije cyo bita abazarendo mu gice cyanoro kimwe cyangwa se muri Masisi cyane Masisi na Rucu kubera ko icyambere cyo twanavuga ko ahantu ni hagera hari abantu benshi bazamanika amaboko nta yandi mahitamo bafite yandi usibye kuyoboka M23 kubera ko abantu bazahungira mu bandandi bazahungira he mu bahundi nico kintu niyo mpamvu nabari babuze aho bahungiriye kurumva bagomba guhungira mu bandandi n'abahunde ariko byaje kurangira bazengurutse ari nabo twasesenguye ejo uburyo bageze Goma uburyo noneho bazamutse bajya mu kibaya amateka ngo abano ba FDLR bigeze kwica abandandi babakora icyo bita genocide ikomeye cyane ubwo abandandi bavuze bati dushyize urwango hagati n'umuhutu n'umundandi ngo bazanye imiti barayicana barayisiga kuko ngo umuhutu ahora n'umundandi ngo akamunukira bivuze ko FDL ni naho ngo haturutse ijambo cyane cyane rikunda kugaragara muri iyi mitwe yitwa ngo mayi mayi nuko ngo mayi mayi nukuvuga ngo bageze kuko urumva bari bafite imbunda abandi nta mbunda bagiraga noneho bigeraho barwana icyo twita regere civile inambara ya gisivile kandi barwana bafite imbunda umuntu akagira afite machine gun ariko uko barasa umu FDLR noneho abandi bakadivaza bati mayi mayi ariko yaguye ati mayi mayi bikarangira mugezeho akamushimangira igisongo turi abantu 80 40 bapfe ariko 40 bakomeza ya machine gun karasa 40 ariko 40 basigaye bakamwica nuko nguko bigezaho rwose bariya wahoze ari generali wa undi wapfuye n'abapfanye ikiyiko mudacumura hanyuma rero magashi turahangaha twebwe ko jewe kuri Bwiza n'ubusesenguzi cyane ahangaha tukubwire ko M23 mu gihe ahantu isigaje kuba ishobora gufata ni Minova kandi biravuga ko yamaze gufata already shasha yose igafata nabwira amana yose kuko shasha yari yarafashe umuhanda isa iziri ku muhanda wa Sake Minova ariko kuvuga ngo shasha yose ubira kontrolwa na M23 ndetse bikaba ko M23 ishobora kuba iri hafi ya Minova none yegere Minova ngo yanateye bombe nyinshi cyane muri Minova ngo ziri kugwa muri Minova niho ziri kugwa ariko nanone ukurikije ahantu baciye bwana Meki jewe nkurikije uburyo nabonye igishushanyo cyangwa se map yaho biragaragara ko ahantu M23 igeze isa nkaho yatambutse kuri Minova ariko mu bigaragara magashi bitambuka nkurije uko ubibona nuko ahubwo M23 ishobora kuba iri kugota nyine nicyo nshaka kuvuga ese ko isa nkaho yatambutse nigaruka gutya kubera ko M23 mu bigaragara ishobora kuba iri kwerekeza Numbi cyane igiragera Numbi bivuze ngo irabiri hejuru y'ikibuga cy'indege cya Kavumu irabiri hejuru y'ikibuga cy'indege cya Kavumu kandi Minova irabagize gute irimeze gutya nkiri mu kantu nuvuga ngo no Goma iraba yamaze kujya gute gushyirwa mu kagozi neza none se ubwo wakwibaza ngo nimara kugera hari gacinyuma nigera Numbi M23 niramuka igeze Numbi babandi basigaye Minova baraba babaye abandi barajya hehe mu gihe Sasha nabweramana M23 hari bari barajya hehe ni ikibazo gikomeye cyane gusa M23 urebye ukoze ubusesenguzi nuko nta yandi mahitamo ifite ni ifata ubundi amahitamo ya mbere ifite no gufata Minova ikagenda ikugariza ntuza muri site kivi kugariza Kavumu kuko nibyo byonyine bishobora kugabanya stress ku mujyi wa Sake nuvango urabona ramforo zavaga muri site kivu zavaga zazaga muri Minova zerekera bakarasa muri Sake igihe rero bamaze kujya gute kugera Minova cyangwa bamaze no kugera ahantu hano muri Numbi bivuze ngo pressure Sake bivuye magashi urabizi ko Sake uyu munsi none ari nawe ushaka kwibaza bati M23 ubundi tinya Sake M23 nta itinya Sake ariko ntinayitinya mu bundi buryo nanone ariko irayitinya ariko nanone urabona izi sharing ifite uyu munsi none ziri hehe ziri kuza zigwa muri ino misozi M23 ubundi kugira ngo izikire no kuyifata yose cyangwa se kandi kuyifata yose bivuze ngo no gufata umujyi wa Goma cyane ukiramutse igeze muri Sake kuva kubwira ko ngo abantu bazungu
bano ba Wagner cyangwa n'abandi bazungu bano ba mercenaires bakigera muri DRC ikintu cya mbere bafashe magashi ni green coordinates za Sake noneho rero reka wenda bakunze babwiza TV bataza kumva ngo navuze ngo M23 ngo itinya ngo Sake jewe ahangaha nsesengura nk'umuntu waciye mu biturika meke nuko kuvuga ngo wenda abantu bari mu Rwanda reka tubagereranyirize abasirikare bamwe bari jari abandi bari kwirebera hasi abandi bari mu Kigali hasi hari Nyabugogo cyangwa hari uriya muhanda wa Ntuzi sibyo nuko kuvuga ngo niko Sake bimeze FRDC iri hejuru ku musozi wa Mosai M23 iri mu Kimoka iri kwa Madimba iri hariya hose na iri mu misozi ya hariya Sake nuko kuvuga ngo niyo mpamvu Sake ubona imaze iminsi nta nuyikorosingamo uretse abanywara umogi baba zarendo nibo banywara umogi ngo bagashyira n'ibintu mu matwi kugira ngo batumva n'urusaku rw'imbura idafata Minova irahora kuri impamvu rero mbabwira yuko gufata Minova irakemura za sharing na za stress yahoragamo uvuga ngo nidafata Minova irahora kuri stress za Sake nifata Minova cyangwa niyugariza igice cya Sud Kivu iraruhuka muri Sake kandi aho ngaho none se oya ntago nabyemera Sake icyambere urasa muri Sake ntago ari Minova ahubwo urasa muri Sake rero ni bomba nyine baca mu mazi nifata Minova inzira y'amazi iraba yafunzwe burundu kandi bagera numbi bibuke ko bashobora kuba bashobora no kugera kwijwi biroroshye cyane yego uruvango rero ahangaha M23 amahitamo ifite no gukomeza kuko nicyo kintu gishobora kuba cyagira kandi kudafata Minova nyine no guhora kuki kuri stress ariko nimara kuvanamo numbi ikavanamo ngungu finali Minova nayo nta kirabisigaranye irahita gute irahita yikuramo ahubwo ijya hehe bayihakanya ahubwo gato ahubwo ndibo nabagira kuko ubu ngubu tuvugana niba M23 irimo izamuka igana hariya bisobanuye ngo abangaba kubera ko nta yindi wizidro bazabona aba bari Minova bakabaye ubu tuvugana bakabibo birukwanga bahungira Goma kuko nta handi hantu bazahungira kuko ahantu yaciye yabagiye kuba yagiye barahungira Goma M23 uyu mwanya yakoze icyo bita fracking attack ako magashe bahungira abantu gushonga bahungira Goma bahungira Goma barimo barorohe maga uyu none sonye ngo bahungire ko nta yandi mahitamo muri Sud Kivu rero ubu ngubu nabwo bakaye babikora mu gihe M23 itaragera muri uriya muhanda kugira ngo ibaturuke inyuma kuko nigera numbi biraba birangiye kitagera ngo muri Sake uvuga ngo M23 igezemo yabiri mu isaha yaba yicaye muri grid coordinates zabari abagome bose bateraniye hariya kuko bafite grid coordinates zaho niyo mpamvu ubona hariya za Kanyamahoro yafataga ariko ntige muri defense kubera iki bafite grid coordinates bivuze ngo kujyayo barabatera ntuza kujyayo rwose nugushyiramo ikompora babiza ahantu riri bugwe kuko bafite imibare yaho hanyuma ikindi gufata ubundi abantu babona M23 ifashe umujyi wa Sake bizavuze ko na Goma tayari igiye gufatwa nubango kumanuka hasi kugera mu mujyi ahubwo aho Goma yakabaye yikuramo se Goma kuyifata ubwo Goma ntago bazayirwaniramo kugera mu mujyi wa Sake bizari uko advancing cyane kuko kuguma muri Sake hagati bizaba ari bibazo no kujya ku isahane y'urupfu cyane rwose hanyuma magasi turebe rero uko bimeze ikindi kandi gutera Goma ni nko gutera uyu wene niho kantu akemera amaga ni gutera isi yose nyine Nega nabivuze kenshi no kwa magashi ndabivuga Goma ntago ari y'abanyekongo meke Goma ni y'abanyamahanga ababazanye ababaje kuduteranya bakerekana ko yari umututsi yari umuhutu bakerekana ko yari uyu ngo abangaba nibo bashyikira ngenga bitekerezo noneho babikora kubera inyungu zabo kuko Goma niho bacisha ubutunzi bwose basahura muri Kongo rero gufata Goma egari gufata isi yose kuko nubundi FDLR nabayede ba Monisco irabakorera ngo Minova kuyifata ni menace kuri leta ya Kongo no none ubu ngubu hari amakuru y'amacicikana avuga yuko Kisegedi ngo kubera nyine ibibazo n'iki afite ikibazo cya silmenage afite ikibazo cya atake nubwo nkuna ngo gukora neza nabonye akantu rega barimo bamufata ibyo ni propaganda yes ibyo ntago byemera ariko nabibonye kuri social media aka video karahari social media rimwe rega magashi mu ntambara za social media cyangwa muri kuri iki gihe wenda nawe urabizi hari umuntu creating agakora ahubwo meke kuba ahubwo adafite izo heart attack nicyo cyaba ari ikibazo wabaye iki uzi ibibazo biri hanigo
birahari ariko se biramugeraho. Niba umufuka w'isukari waravuye ku bihumbi 60 ukaba ugeze ku bihumbi bigeze ku madolari hafi 150 umufuka w'isukari. None se maga bibaza ko ikisha. Urumva pressure y'abaturage. None se aba bose abaturage yitwa Karabe. Nakubwiye ngo yagiye ku butegetsi. Nta kintu mubwiye ko ntago bibura. Yagiye ku butegetsi igihugu kimaze imyaka 20 40 y'igice cya Nord Kivu. None se baramwihaniza. Yose igenzurwa n'inyeshyamba. Baramwihaniza buri munsi bambwira bati niba unaniwe kurwana va muri Goma natwe tubona amahoro tubone n'ibyo kurya. Ibyo barabivuga abaturage ariko sibo bafata decision. Ega none wende kukubwira kubera ko ndareba. Nanjye nimo ndakwereka ko Kisegedi ntandi mahitamo afite. Abaturage no bazishakira igisubizo ariko nta gisubizo bashakira. Kubera ko wowe uvuga kuvuga ngo muri Goma n'igice n'agace kangana gute kuri Kinshasa. Nta gace gatoya. Nta gace gato ariko gakaze. Gakaze gute se? Gakaze nyine kubera kise kari misi yose. Kari misi yose. Ibuye ntirigenda se. Nyine niryo ngiryo nyine nicyo gituma nyine gakaze. Ariko waruzi uburasirazuba kari bwo noneho bufite 80% y'amabuye y'agaciro. None amabuye nta kigenda. Nyine aragenda kuri izo pressure. Aragenda kuri pressure aragenda tsungubu kuva mu gitondo kugeza uyu munsi ko turi ahangaha indege zagurutse ahangaha zirimo ziguruka n'izihese. Mukaza tuzi. Tike z'indege ntizuzuye. Ntago ari nyinshi ariko reka bavuye bagaje. Nyine ntago ibintu bisanzwe. Ntago bisanzwe yarahindutse ariko still umukira cyarya. Umukira cyambutse ibuye umuzungu aracyajyana ibuye aho rigomba kugera. Suruvuga ngo nubwo bimeze gutyo. Chere kujya uzambwira ngo ikibuga cy'indege bagifunze ukambwira ngo emzira y'amazi nikora aho ngaho ubwo nzavuga nti noneho byarangiye. None urabona ibintu byerekeza hehe? Ntago biragira ariko. Okay, reka tubitega amaso. Reka wowe ukurikije uko ubibona M23 isigaje kugira ngo noneho ibe yakanda ahababaza government ya Kongo cyangwa se M23 abanumbe harimo na AFC. Ni ukuvuga ngo ikinibura nicyo mbona irimo yegera kurenza igihe twagitegereje. Pressure yari hari igiye kwikuba inshuro 100 kubera iki? Iyi nzira niyo bari basigaranye inzira twicaye hingi y'amazi niyo bari basigaranye. None meke nuko bagiye kuzenguruka bakajya ku musozi wa Numbi. Ni Numbi ni iki? Ni Numbi. Nibagera ku musozi wa Numbi. Ubundi M23 niramuka ikuyemo Ngungu. Ngungu Numbi. Nikuramo Ngungu Numbi. Ubwo Minova tayari irabida gifite uhumekero. Cyane. Iraba byayirangiranye. Umva bibutsa neza ko hano Minova ngo hari ahantu bagomba gukora military base. Yego. Oyira nahari hubwo ikomeye ni nk'abarundi bose birunze intera hamwe zose zahunze ziturukiriya yose zirunze hari muri Side Kivu. Tuyibutse ko hangari yo ntangiriro y'iki ya Side Kivu. Bivuze ngo military base niyo yagomba gukorwa mu Minova ariko urabona ko bisa nkaho bikomeye bigoye government ya Kongo. Cyane ko niyo bari baratangiye gukora bagize barya zimwe mbona ziremereye zimwe batangira kugira gutya bazitwara heza ha Bukavu. Bivuze ngo rero ya military base bari babizi ko isaha n'isaha hari ahantu hazabatomba. Ubu rero ikintu M23 yaburaga nkubwira nuko niramuka rwose igeze hariya Numbi na Minova ivuyemo tayari biraba kwisha maneno FRDC. Twabwira abantu bakurikiye Bwiza TV nuko M23 urebye iyi strategy ifite yaciye ahantu hari strategic kunkanga hose irafite cyane. Abateye bihambwe banyuze mushaki. Barafite ahantu henshi ho kunyura ariko baturutse mushaki. Ibaze bagombaga guca ntuze Bweramana bakomeza ariko ibaze baciye ruguru. Umva iyo strategy yonyine urabona no hagati burya niyo usubiye inyuma hari ibice bagiye basigamo hagati. Hanyuma tuza kubabona bambuka n'ubwato biruka. Babonye ko nta handi hantu basigaje. Ubu rero aba nabo nta kindi kintu babona bari busigaze. Hano magasho kabona ko muvango M23 ifashe kuba yafashe ibihambwe ishobora kwerekeza Nyabibwe ndetse igakomeza Bukavu cyangwa se kwerekeza Numbi. Ifite inzira ebyiri cyane. Hari ukwerekeza Bibwe gukomeza Bukavu Nyabibwe gukomeza Bukavu cyangwa se kwerekeza Numbi. Ziriya ni inzira ebyiri ugeze hariya nyine hariya hari inzira ebyiri. Aho hose ari n'ukuya gute n'ukugariza Side Kivu. Nta n'ikindi. None umva iyo pressure iruta icyo ngicyo cyo kuba noneho n'akayira kari gasigaye gafunze. Pressure irenze iyo bwana Meki urumva ari iyi. Bavuga ubu government ya Kongo iri muri pressure magashi. Ikomeye. Magashi rero tukiri kuri aya makuru dushobora kwibaza tuti
noneho ikiri bukurikiraho muri iki gihe ni ikihe bari kubona ko M23 yugarije umujyi wa Goma, yugarije Minova, Jenoside Kivu, kandi ni nako abazarendo n'abandi bantu bose bari muri igice cya Masisi ubwo bukomeze kubataha, ariko M23 mugendera gute yerekeza mu bice bikomeye by'ingenzi. Ubwo tuvuze ibice bikomeye Ngungu, Rubaya n'umujyi w'amabuye, wita umujyi wa Kongo, yego, Kicanga, Nyanzare, hose aho ingenzi, imijyi y'ingenzi ifite ikisobanuye. Iyo yose imaze kuba katofu. Ubu hari hasigaye hangaha hatatu turimo tuvuga: Ngungu, Minova, ariko Minova ni Rubaya na Ngungu bundi. Rubaya, Ngungu, kwanza hari Nyanzare. Mu kiganiro twiza ko twaba ko Nyanzare, Ngungu, Rubaya. Ari ahantu M23 izafata hagahita hagira igisobanuro. Barabonye ko yafashe Nyanzare neza neza abasadeki bakiruka. None ko yafashe Nyanzare abasadeki bigatuma bagira na konfuri na FRDC. Nifata Ngungu, pressure iraba kuri bande none biritirirwa bande ko byitiriwe sadeke kitagiye kurwana. Bose sinzi cyo bari bavuga ngo filimi ishobora guhita gute izi. Ndabasuhuje bari hariya rwose za Minova, Leo mutapata cya mutemakuni. So bagashe ngaho rero iyi yari update aho twanarebaga kubera kitafata sake, ariko tukareba M23 igira fata sake. Bivuze ngo ni ikintu kimwe ubundi ni inzira. Hari ugufata Minova igahita ikora stress kuko Minova ni military base, igahita ikora pressure y'amazi n'iki kuko izaba imena izahita itangira kumenasa inzira y'amazi izabiraye, cyangwa se kwinjira mu mujyi wa Sake tukomeza umujyi wa Goma. Izo nizo nzira cyane rwose, ariko none ukaba M23 ntizajya aho ngaho, isize Ngungu inyuma, isize Rubaya inyuma, isize Nyanza ndetse uri yavuye. Ungereye ahantu rero reba nk'aba ngaba urumva twarimo tugereranya imisozi, ukuntu imisozi y'i Kigali imeze, wenda ko abantu bazi Kigali ko twe tuba tuvuga turi mu Rwanda. Noneho rero ibaze wowe ya misozi hagati niho hitwa ko ariho hari umujyi wa Sake, sibyo? Ni ukuvuga ngo n'ubundi uri hariya, ni ukuvuga ngo Minova n'ibirimo na za Bweramana bashobora n'ubundi guharasinga M23 mu gihe izaba yakuye FRDC kuri uyu musozi yayirukanye, n'ubundi pressure ntiyabura. Mu by'ukuri rero M23 ikoze ikintu, irimo irakora ikintu tutatekerezaga ariko gikwiye. Ubu nibwo ntangiye kubibona neza impamvu M23 itigeze ifata iki gice cya Sake ngo inakigumemo. Ikindi cya kabiri impamvu itafata twabisoboneye ko ni mu kibaya, nta musirikare ujya mu kibaya. Banabimenye ko ngo abazungu bafite green coordinate cyane, Sake ku buryo wageramo wese yabagiye ku isahane y'urupfu cyane rwose. M23 nayo yabimenye yanga kwirwa ijyayo irahabarekera, ubwo noneho uyu munsi none ari kumara abazarendo, ari kumara bamwe mu ba FRD cyane rero abasenidefuded barashiriye abarundi senidefuded ndabasuhuje. Ngungu haza Rubaya aho hose M23 yagiye itsibura, iri kugenda itsibura abarundi bose barahari. So my gosh, reka ngushimire kugira ngo tuve hano ku mazi ngushimire bagafishije byiza. Murakoze cyane Meki. Abakunzi ba Bwiza, Imana ibaha umugisha bagirire neza. Ubusesenguzi mukeneye mu gitondo turabuzana dufite icyo bita amo and casualty report. Report esase na mageruhi turayizana ku murongo, abapfuye abataka ibikoresho n'ibikiye babawe ibintu turimo tubona no kuri telefone turabibararikiye, kandi abari ku mbuga zacu bo turakomeza tubasunikira gake gake. Imana ibaha umugisha. Meki urakoze cyane. Asante sana Meki.